nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Yari mwiza ate? Uri kugatera inda. Ni wana gatera inda. Ako urabivuga ubundi urabizi neza. Nawe rero umfa kuvugagura ibintu. Ntuza Mutesi yambwiye yuko uriya mukobwa yagiye ufite inda. Kandi none se muri ni ngenge nyine uyitera. Muri ndanayitera. Abasore bose. Yari mwiza maso y'inyana. Yaza kuba umutereri rwose bya ko yamiterera itwara inkoko ikiri imisho. Ubwo saro wawe ugiza mwana. Urero urukundo rw'ubuzima bwawe uramuhorana. Nuse nabanyijuru nishyira he. N'ibyabaye byose agahe gato twamaranye ngomba kumwibuka. Ubwo se umuntu ararya bigenze bite ko numva itangiye umugaranya mwiza agenda kugaburira ariko uhindura iyo myenda ujye no gukaraba rwose. Imana wenda koga na koga. Ni ikibazo pe. Naguye mu mabyi cyangwa mu mase ngo naba nibyo pe. Ukuntu se nyamwe rwatana wangabuje nk'umurije wagira ngo ntacyo nkora hano kandi yari ubw'umuhemba. Bira abakobwa banjye cyangwa tubateranyiriza hano kugira ngo tuvugane, tujye turanyuzamo tuganire, niba aricyo ari inama mvugira nzibagire, niba ari ibibazo mufite mumbaze, niba ari ushaka kungisha inama ambwire, ndahari ku bwanyu, sibyo? Rero murabona ibintu bimaze iminsi bimbaho ntabwo ari njye wabihisemo. Ni ibintu sinzi impamvu yabyo, sinavuga ngo Imana iri kubikora. Ndaje gato uri kumva twikomereze, sinavuga ngo ni Imana iri kubikora kuko ntabwo Imana yanga ko umuntu abyara duha abana. Hari impamvu biri kuba. Rero ndashaka mbigirira inama mu myaka mufite, muzitwararike, mutware neza, tuzishima uko tubashyingiye, muzamwe umwe muri mwe azahaguruke hano wakoze ubukwe tumushyingiye, ajye mu rugo ameze neza, igihe barahirwe atazagira ibibazo nk'ibyo ndi kuvuga nabyo, sibyo? Njyewe ntago nari nzi ko ibi bizambaho, kandi nanjye byambayeho mu myaka ndi mutoya meze nk'uko kwawe udashaka no kumva. None se n'ubundi kwibaza ukurikije rero bahisemo kibagafasha mu nzira ngo bari bawe. ibyo ni iby'Imana. Washyajya ngo nindore mu bintu byose bidakwiye muri iyi si. Niba Imana yarebye ikabona ntakwibyiza ntabwo mbizi. Gusa ariko reka ndeke kwiheba. Imana wabona ikizwiho umugambi. Kandi icyo nshaka ni ukwiga. Niyo mpamvu ngomba gukora icyo wansabye cyose. Nise bitamwara. Wowe n'undi witeguye kuba iki ubuzima mbaye kumuje neza Bisha ntabwo n'ikintu kubwira, ariko hano ugomba kumfasha. Ndakwinginze, ndashaka gusoza amashuri yanjye. Bisha ntabwo imyaka yose nabayeho mbayeho nabi, nihangana kugira ngo nsoze kwiga. Ntabwo icyo cyatuma mbihagarika. Ndakwinginze.
Dada mbaro mbwiza ukuri. Ibintu bitunyuzana kuri no zuba ni ibiki? Sana no gushaka ko tuganira Nta nubona rino zuba rihari. Mbwira nibyo ushaka ko tuganira, ibyo bintu numva byaguhindishije bitunyuzana ngaho. Jemba nshaka just tuganire ahubwo sinzi. Tuganire tuvuga iki se? Mbwira bivire kuri no zuba ni ibiki? Ni ibiki? Nibaraguza ndakuza ukunda kwibaraguza. Abwira man. Swamba nana rimwe nabasere ntajya kugira n'ikintu kize nyine vuga gake yani. Hafu yende mbwira nyine ni ibiki? Je ni udashoye kuvuga neza wako kugira. Mbwira ndakuza ngo ubwaje kwa kabona uri ngo mbwira ni ibiki? Nari mukumbuye rega simperuka kubona. Shavana ibyo gukumbura mwana nje ndi king ukumbura. Ndi king. King aje. Kandi dada. King aje. Ntabwo gishobotse wowe. Ase nyine ahubwo mite nkubaza. Profite mite nkubaza. Ari mbizi bazane ibyo bya bikuzanye. Oya nagari ibyo. Ni ibiki ngo mbwira? Mbaza. Shaje uvuga neza man. Okay ngo mbaza naje. Twacu umuntu intege ugatuma atakubaza n'ibyashaka. Ndakumva mabuje mbwira. Ngiye kubaza. Mubwire ko kutumva ko bizamukora. Ntago yakumva. Ariko icyo nakubwira cyo nuko iyi si turimo ugomba ku myaka yawe ugomba kwitwarika ukitwara nk'umukobwa. Hari utuntu uba wikora nkabona rwose ntabwo ari twiza. Waje kutugira inama ariko humura muhumure nuko ntabwo tuzabakoza isoni. Wowe unyumva ujye umbabarira numve nubona n'umwana ugira inama afite amashagaga ukuntu yitwara bitari byiza, ariko inama twakugira nk'abantu bakuruta ugomba kwitwara neza. Rega nubwo aba yigira gutya ariko aba yumva nta kibazo. Ugeze igihe akina mu kizira z'inzira. Jackie nawe nageze igihe nk'icyo murimo nawe nzamubwira. Aracyaba umwana. Then mind your own business. Mind your own business. Okay? What? Nyine nta kibazo. Mbabarira umfashe nsoza kwiga. Nanjye nta mahitamo erega. Iyo abanyafite ntabwo nabihitamo. Ariko nta mahitamo bampaye. Ngomba kubikora kugira ngo nanjye mbone icyo nshaka. Wiyemeje kubana n'umugabo utagira yawe, urara mu muhanda, urara muri bigori, kugira ngo ushimishe abandi. Ariko sinisha wanyumvisha, ntabwo ndi gushaka kubashimisha. Njye ndashaka gusoza kwiga. Nibo banyishyurira, nimbyanga se biragenda gute? Ndabaho gute? Ko nanjye ubuzima bwanjye butari mu biganza byanjye. Ko njyewe ndumva nta kintu cyo gutekereza nonaha, ayandi mahitamo mfite, kandi ikindi sinavuga ngo ngiye kubana nawe cyangwa ntacyo ndara mu muhanda aho mfite nta n'amafaranga mfite yo kuba nakoresha vitamine. None ngiraho n'umutwaro wo kuzana umugore. King nyine nayo ngiye kumukubaza. Mumbaze iki? Icyo utazi kuri King? Shabuze kuri kunca n'intege. Wavuze neza. Icyo ushaka kumenya nyine. Icyo ushaka kumenya ku muntu mubana mwirirwana mugira iki? Mbwira icyo ushaka kumenya. Ahubwo senze iki? Kubona duracaho ubundi ubunzi. Mbwira rero. Nyine. Urebye. Ushaka kumenya nyine. Akuvuga cyane numve, ubwo ngubwo uvuga gute ndakumva ngiye. Muri kunkanga ariko gutumanana. Vuga cyane numve, vuga numve nibiki. Ndashaka kubaza. Nyine King urebye narakunze Percy banga kandi. Iyo uvuze ibintu nk'ibyo uransetse. Ubundi uvuga gute ukunda umuntu mubana mu nzima? Cyangwa yagize gutya kwa kundi gutya urasara wumva bwaturubuye ushaka gusanga atanagukunda. Waturuye mu mutwe urumva wasaze urabizi ko agukunda. Niba umukunda ukunda gute umuntu mubana mu nzu ukaza kwirwa ubimbaza ngewe. Ubimbaza ute kandi mubana? Mbese tubana ubona dubura ryari. Kuki mudahura se? Kuki mudahura? Iyo dutetse dusangira hamwe hariya twese. Nuba ushaka kuza ari ufite isoni uramukunda ari umukunda uzabimubwira. Ngewe uranshaka iki? Ni ukuri nawe rega nuko wenda bayigira gutya ariko ndabizi abayumva.
aba yumva nawe uramwumva ni imyaka hari wenda ibirometero ariko ndabizi ko nawe aba yumva nawe iyo yicaye wenyine agatekereza ko ibyo uvuga ababyumva nuko afunga umutwe rwose tsirwa rero gogo ugomba kutwumva ikindi ibintu byo gufata umwana ungana kuriya w'imyaka 8 ukamubwira mu byinshi n'ibyo adagomba kumenya ntabwo ari ngombwa ndetse naramubeshye ubwo kuvuga ese ni ngombwa kubwira umwana uzwi kwica mu mutwe uriya mwana ungana kuriya ni ibyo kubwira umwana ungana kuriya ibyo ni bamuzanye n'abantu twamubyaye none se ntabwo wowe uranabyara nta bindi bikuriye ibyo ngibyo ni ababyeyi be papa na mama bagomba kubimubwirira wowe ubyinjiremo ute none ibibazo bye nyine izivamo si izivamo uwazishyizemo kuki wivanga mu bintu nk'ibyo ngibyo uri umwana mu rugo uba umwana mu rugo agomba kubishaka kuba nyir'urugo you also want the own business agomba kubimenya umwana ugana kuriya sugura urugero kiwe uyu mwana ari mwana kumuruta ubwo waba nta n'ubwenge bwinshi washyiramo n'ubwo wakubaho kuri mwana ari uruhinja ndetse ari uruhinja nashaka bakamukama abidandike nago wari uri kutubwira nuko ikintu nabashakiraga ni icyo ndashaka basi mutware neza niba mufite nk'abahungu babatereta mujya mumekinga sho abahungu babatereta aba ari bo hano hanze hari abahungu bashukana sibyo bafite imico mibi ashobora kugushuka ejo akakwicira ubuzima akakwicira viziyo yawe sibyo murabona papa wanyu arahangayika agashaka kumutwabaho ukuntu mwakwiga ndashaka ngo namwe muzamurwanire ishyaka ntamuzamusebye mu muryango ni ukuri kose rwose ntugire ikibazo kandi tuzaterwa ishema namwe ntugire ikibazo twumvishije ni ukuri ariko hari akantu gato nashaka kubwira gogo ese umugore nzazana azamugabo azarya tuzabona mu muhanda naburana n'umuntu Isha ndakwingiye ndagusabye ndanemera mfukame imbere yawe ariko ndakwinginze ko dukora ibi bintu kugira ngo nsoze kwiga okay basi nzimenya nzishakira icyo kurya ariko reka tubikore kuko nanjye ntabwo nzabasha kwiga basi turapretendinga tubereke ko tugiye kubana tubereke ko twabyemeye ariko ndakwinginze ndashaka kwiga ibibazo bihagije mu buzima bwanjye rero izi drama z'imiryango zisabwa ndabizinze nanjye nyine icyari kimbanya n'icyakomeye none bashaka kunshyiraho undi mutwaro Asisha wambaye ukamfasha koko so wajya uvuga neza nose niba nari nkugishije inama nawe nyine uransetsa muri iyo filozofi simba nyumva gukunda umuntu mubana urumva ibyo uzabishobora bibaye ngombwa nanimuka amani go ukuri kugira ngo kubw'umuhungu ukimuka ukava iyo tuba kubw'umuhungu ukajya kuba ahandi kugira ngo mukundane barakuroze ubanza yarakuroze si yakuroze buriya manza ari nabyo dada barakuroze dada njye ntabwo ibyo bintu mbyumva urashaka kwimuka kugira ngo ubone uko wakomeza ukundana na King nyine like ushaka kumutereta ushaka kwiteretera se tubimenye oya ntabwo ari kwiteretera urebye ni nabyo ndi kwanga ibyo byose ntubajije mpamvu ndi kubimubaza nuko ntashaka ko bigaragara nkaho ndi kwiteretera ariko niyo mpamvu nari muhamagaye ngo tubiganire none ndumva ibintu bigira ibintu by'ibitangaza wareva ibyo ni ibyawe nawe urumva ubwo ngubwo niba muri abateretana uzagenda umuterete uri kubyumva dore mubana amahangaha uri kubyumva mubana mu nzu imwe njye nukaza ubimbaza uzagenda ari ubyibariza si kweri sibyo ngibyo sibibaye none se ntabwo make njye ndagira izuba ntabwo urinyiriza ndagiye sibyo
ubwo ngubwo tubonanye si uko nguko si ibyo ntibyumvikana nari mbonye uwo mbaza uba wumva ko kumeza utema neza niba wumva uri gutekereza iyo ari kutugira inama warangiza koko ugatinyuka ukamusuzugura kariya kageni wumva bimeze bite se basi nta n'umutima ugira ugucira urubanza ubwo ndi kuvugana nawe watangira uvuga wikangugira nkambwira neza barakumvaga ndi kukubaza kubera iki uba ubura step mother wacu umusuzugura kuriya koko exactly thank you uravuze kubera iki inde step Mama. what mama for you she's your mom for me she's our mom not my dear kandi sinzi impamvu wihuruza yakwishyuye yakwishyuye ngo uze like ubinyumvishe ngo mukunde ntabwo yanyishyuye gogo ntabwo yanyishyuye yakwishyuye ariko ngahe basi at least wanyumvishe stop it and so ninkumva what will happen you will start kumwumva basi okay reka nkubwire at least niba wumva n'ibyo avuga utashaka kubyumva at least pretend I cannot my dear I'm not a pretender I cannot pretend not in this life not in the next one njyewe nuriya your mom or whatever you call her niko wafata amazi ukamenya kumusenya se gogo ko nawe uri umukobwa ejo utazi ngo ejo hawe hazaza hazaba hameze hate ejo nawe wisanze muri situation nk'iyarimo mbonye hano ibintu bitoroshye kuri ibintu bitoroshye byo ntabwo byoroshye none se wowe ufite aho ugiye kuba ntaho kabisa none se kugira udafite ahantu rero reka nkugire inama iyi nzu rero ni nini bihagije sibyo mama Karinda afite amakampani menshi cyane ku buryo ugiye ukamwinginga ukamusaba akazi ntabwo yakurira akazi sibyo kandi nta n'ubwo wabura ahantu urara muri iyi nzu kuko ifite ibyumba byinshi kandi bicuruza uri kumva wagiye ukamukomveka ukamwinginga ukamusaba ko waba uri hano mu minsi mike akaguha akazi warangiza ukazava hano ufite imibereho ubu se urashaka kwirirwa ujya kurara muri za borodire bongera bagufunga bazikurikira watekereje bwa rimwe koko ukareba icyo ukora kaya ariyo mahirwe wari ubonye mama Karinda ubizi neza ko wari waramubuze kandi deni afite papa wawe ntabwo yabura kugufasha kingira ikintu gitumye nkwamagara ahantu sinzi niba uri bwumve iki kintu icyo kintu kandi ucyumve ngikubwiye nkomeje ndiseriye sibyo wumve ngo depanse zabaye depanse urabizi ibyo ndi kukubwira nk'umuntu w'umugabo uri kubyumva gutya tiktak urumva umuntu ari gukenera kuba yagira kwa kundi ejo bundi najyanye umwana nkoresha biri y'amafaranga 40 uri kubyumva ibyo bintu ibihumbi meki uri kubyumva ibyo bintu ko mbona nta kintu uri kubivugaho reka nkubwire uri kubyumva ndashaka kubaza ikibazo kimwe gusa uriya musaza wazanye azamara igihe kingana gute mu rugo ego igihe tumaranye ahangaha urakizi uburyo twabanye urabizi buri kimwe cyose uburyo tubana na dada ibyo bintu ntabwo nirwa mbisubira mu byose urabizi ubu ngubu kwihanganira anko wanjye nibyo byaguteza ikibazo ku buryo ushobora gusa ibiganiro byose tuganiriye ikintu ubonye ukwiye kumbwira ni ukwihangana none se ego izo depanse uvuga uba washoye he ayo mafaranga aba wayashoye he ku buryo wakumva ushobora gusakuza ukavuga nyine ibi se mani igihe tumaranye muri inzu ntabwo kizi kandi reka nkubwize ukuri abantu mwese
dusigaye tubana muri nzu mwese mwarahindutse njye mbabwiye ikibazo cyanjye uri kubyumva nkubwiye ikibazo cyanjye urabizi uri kubyumva hari ahantu nicyo kintu niko kuntu nigenza buri munsi urabizi uri kubyumva buri cyumweru basi mba nkwiye kuba nese mbarumbwiza ukuri ki buri cyumweru nzashora amafaranga 40 ibyo bintu bizavamo wafasha uriya musaza ko yagusuye byarangiye ukamubwira agasubira iwabo mba rero nkubwire Igo umusaza ni anko wanjye yaje kunsura yaje kudusura kubera ko turabana ndetse na data sibyo ntabwo rero namubwira ngo nafate inzira atahe ntabwo nzi igihe azamara ikindi wibuke yuko mu bintu yambwiye by'ingenzi ashaka gukora arashaka kwiga imodoka urumva biramusaba igihe kugira ngo yige provisoire akorere na perime byose bizamufata igihe ubwo rero ni ukwihangana nk'abavandimwe tukabana undi suri azayibona ese ubwo reka tureke no kubivuga ko ari we byabayeho mama wawe we usanze bimubaho ugasanga ubuzima abayeho nawe ari nk'uguriya mubyeyi abayeho wakumva wishimye oya nsubiza wakumva wishimye I don't care, okay? Mubwira ko wongeze umushahara nta mushahara nyongeza gogo nta mushahara nyongeza ntabwo hano ndi kugusaba kugira ngo umukunde ndimo ndagusaba kugira ngo basi at least mwubahire ko ari umugore wa papa niba udashaka no kumwubahira yuko byibuza like niba udashobora no kumwubahira yuko ari muka data basi ndakwinginze mwubahire yuko papa yamukunze akamusaba akamuzana hano sibyo nyine bimwubahire niba ibyo nabyo byanze basi mwubahire ko akuruta kuko twakuze batwigisha yuko umwana agomba kubaha abantu bamuruta keretse niba bataragutoje uburere kandi abizi neza ko twakuranye rero ndakwinginze at least gerageza ushyiremo n'umutima nama n'ubumuntu ureka kari agasuzuguro well let me shock you that will never happen kandi ikindi ndakwiyamye ibyo ngabanyaho kuncyanukaho menya izawe menya izanjye you're my sister and that's my mom ntabwo turavukana actually you are just my niba papa yaragukuye ako papa nawateye inda ahantu hari agakabya mana yanjye ariko noneho wese nibagirwa ko ndi mukuru wawe anzaniye undi mugore ntazi yaturutse noneho mwese mushaka kwihuza mushaka kunyica mwarandambe mwarampazi mushaka kunyica like mushaka kunkura ku isi ngende gogo ngenda gukunda nka murumuna wanjye akabi nawe kaje I'm still here in this house ndagukunda nka murumuna wanjye ibi ndi kukubwira ntago ari uko nkwanga nuko ngira ngo hano muri runo rwahabemo amahoro ese muzahora mu ntambara kugeza ryari nta nubwo muruha thank you zindekere njyewe nawe wewe ubyinjiramo ntabwo bikureba please learn to put your nose where they belong. No sense. Uyu nguyu ntiyumva. Man, uyu nguyu umaze guta n'umutwe. Ugiye ukamwinginga ukamurika ko n'ahandi ufite ho kuba yakumva. Rero niyo mpamvu nkugira inama yo kugenda ukamwicaza ukamubwira ukamusaba ko yaguha icumbi. Ndetse n'ako kazi kakagura umuntu Karine harabato bazashobokana akora ica ese uje hano kuba inshuti na Karine mwihorere ajya amenye ibye nawe umenye ibyawe ariko ufite ahantu ho kuba wakigiriye mu basi naho ubwawe ntabwo byoroshye ariko Richard ntabwo byoroshye ubu se kuba hano ushwana na Karine bingana no kujya kurara mu muhanda udafite n'icyo washyize mu nda ita ku buzima bwawe kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose wigirire mu nawe ubwawe kandi ibyo umbwiye niko nibyo ntabwo njye nakubeshya kuko ntabwo njye nakwishimira kubona wirirwa wambaye mu muhanda udafite aho kuba udafite ikintu washyira mu nda wahishwa n'inzara kandi nawe urabizi ko nuva hano nta kindi ufite cyo gukora kandi ufite ubushobozi bwo kuguma hano ugasaba akazi ukazava hano ufite ikintu wakimarira kagerageze muvugishe mwiza ariko wowe genda umwicaze umwinginge arakunda ikindi bya Karine mwihorere
ese abantu bose we baba bameze kimwe